dusobanura tuvuga urukundo rwe imbabazi nizo zituma tudashiraho ibintu byinshi bishaka gutuma dushiraho ni byinshi ariko imbabazi ze zitugendaho ubuntu bwe butubaho umunsi ku wundi turamushima kubw'urukundo rwe n'umutima we mwiza mwinshi cyane mugari haleluya 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 turashimye data wa twese dukomeje kuvuga kuri Kristo no kumwizera Yesu ashimwe cyane muzakomeza kumwumva uko dukomeza Bibiliya avuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ko mukomeza mwumva amagambo y'Imana Yesu ashimwe cyane hari igihe umuntu abazi ko azi ibintu ariko bameze babivuga ukumva ni kuri kurushaho kubisobanukirwa cyane Yesu ashimwe cyane umuntu akumva asanzwe yizera akumva asanzwe abizi Yesu turamwizera twese ariko harimo umugisha ukomeye cyane guhishurirwa ubwiru bw'Imana no guhishurirwa Imana no kwisobanukirwa Yesu ashimwe cyane no mugisha ugeretse ku yindi yose kumenya Imana Imana idusaba hari ikintu kimwe yadusabye muri ijambo ry'Imana ritubwira kiruta ibindi bintu byose yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo ibindi byose ni inyongera nicyo kintu Imana yadusabye kuko izi ko byose ibindi dushaka duhirimbana umunsi kundi tuyishakaho Imana irabizi ko tubikeneye niko Yesu yavuze haleluya Imana irabizi ko tubikeneye Imana ishaka imitima yacu ntishyikire hari ijambo rivuga ngo banyambaza iminwa ngo imitima bikamba kure Imana ishaka imitima yacu cyane Imana ishaka ko tuyimenya Imana ishaka ko tuyisobanukirwa Imana ishaka ko tumenya ikintu Kristo yakoze imbaraga gifite haleluya n'uburemere gifite Imana ishaka ko dusobanukirwa imbaraga z'ubwami bwa Kristo kuntu zikomeye imbaraga z'ubwami bwe uburemere n'imbaraga bufite haleluya 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 mu mateka bavuga ko ubwami bukomeye ngo bwari ubw'Abaroma ariko ariko ubwami bwa data haleluya ubwami bwa data n'ubwami bugari cyane bw'imbaraga haleluya mureke dusobanukirwa abo turi bo muri Kristo Yesu dusobanukirwe ko turaba agaciro cyane imbere y'Imana we gukandamizwa ibihe nibikumaremo imbaraga z'umutima ibintu usengera utarabona ibyo ushaka utarabona nibigukuremo urukundo rw'Imana nibitume ushidikanya kuri data nibitume umutakariza icyizere nibitume kuko Uwiteka ni umunyembaraga n'intwari ku rugamba haleluya niwe ugira icyarema akagikomeza niwe ugira icyarema ikintu kitubatswe nawe ntikiba gikomeye haleluya mureke twongere kwizera Kristo wongere kwikomeza haleluya nubwo unaniwe nubwo hari bikunanije nubwo hari biguca intege hari munaniza iri ku buzima bwawe hari ukuremererwa ariko ntibikumaremo imbaraga zituma ushidikanya ku rukundo rw'Imana nubwo waba udasobanukiwe ibyo uri gucamo umenye ko umwami Imana we azi ibyo uri gucamo n'impamvu yabyo Yesu ashimwe cyane tujya buri wese ntarageraho yibaza ngo kubera iki Imana kubera iki ngewe kubera iki ibingibi haleluya buri wese ajya byibazaho ariko ntutinde kwibaza kuri icyo kubera ko Uwiteka azi ubwenge n'umukozi w'umuhanga ijambo rirambwira ngo areba iherezo akaribona mu itangira wafite ubushobozi n'ububasha haleluya imbaraga ze ni nyinshi cyane buri wese agwiza imbaraga z'Imana buri wese agwiza imbaraga zo kwizera Imana haleluya wongere umwizere wongere umugirire icyizere uri umwana w'Imana uri uwo yatoranyije uri uwo yameneye amaraso y'igiciro uri umuntu udasanzwe nubwo abantu babona ko usuzuguritse nubwo wabona ntacyo umaze nubwo wabona nta jambo nubwo wabona hari ibintu ukeneye utarabona ariko imbere ya data uri uw'agaciro uri umuntu watumye aza uri umuntu watumye areka icyubahiro cye uri umuntu watumye watekerejweho uri umuntu watekerejweho data afite mu mugambi kandi agufitiye umugambi mwiza yagutekerejeho araza haleluya imigisha yose data yarayidusezeranyije kandi imigisha irahari icyadusaba ni iki kimwe buri wese akwiye tukivuga kenshi ariko tugomba guhora tubivuga ntimuzarambirwa amagambo y'Imana mujye muhora mwumva ari ubuzima kuko impamvu ari ubuzima iyo uhora uyumva ari ijambo rivuga ngo mugire umwete wo kwita ku byo mwumvise kugira ngo mudatembanywa mukabivamo kuko ibintu biba bishaka kudutembana ni byinshi umunsi ku wundi hari ibintu byinshi twumva ariko ibintu bishaka Yesu ntiyaciye umugani singiye kujya aho ntatwara umwanya
arimo aravuga umugani w'umubibyi wasohoye imbuto ze, avuga ngo zimwe zigwa ku kara, zigwa mu mahwa, agenda asobanura ahantu zaguye, ngo bamwe bumva ijambo ry'Imana banezere, ngo bagera hanze, ngo ibinezeza by'isi n'agahinda n'umubabaro bigahita birimira, ngo iryo mu mahwa ni byinshi cyane singiye kubivuga, bivuze ngo ibyagutembana n'ibigukura mu buntu bw'Imana biba bihari. Yavuze abo bantu ibyo bikabigera muri 4, ni abantu babaje mu nzu y'Imana, ni abantu bahora basenga, ariko ngo abera imbuto nyinshi cyane ngo ni bakeya. Ngo iyo dusohotse amaganya y'isi ngo araza agahita arimira, iyo dusohotse ibinezeza, ibikuremera, ibikunaniza. Haleluya! Niba mva ijambo rivuga ngo ibisigaye ibyo byose ngo mukorere mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya! Umwanzi aturiganya kenshi, atugenza kenshi. Haleluya! Birakwiye ko tuba maso, tube maso, turinde icyo twahawe. Haleluya! Haleluya! Tugiye kuvuga ku kwizera gufite imirimo. Yesu ashimwe cyane. Imana ibamugisha, mukomeze mwizere Kristo, mugirire ikizere. Uwo mwizeye n'umunyembaraga. Kuri uko kwizera ngiye kuvuga hano kwizera gufite imirimo. Yakobo 2:14. Abantu bajye bavuga ko bizera bakumva birahagije. Yesu ashimwe cyane. Ariko birakwiye ko dusobanukirwa kandi tukamenya. Haleluya! Birakwiye ko tumenya tugasobanukirwa, tugire gusobanukirwa iby'Imana. Niyo mpamvu Imana yadusabye icyo kintu kimwe, ngo mushake ubwami bw'Imana. Gushakashaka ni ugutera intambwe. Yesu ashimwe. Ukagira ikintu ukora, ntabwo ari ukwicara hamwe ngo ibintu birindire ngo bizaza. Hari ikintu ugomba gukora. Yesu ashimwe cyane. Muri Yakobo 2:14 cyanditswe kirekire ariko mwihangana, haravuze ngo mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Ngo bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage? Ngo ariko ntimumuhe iby'umubiri ukennye, byavura iki? Uko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Haleluya! Ijambo ry'Imana dugurira kugira kwizera gufite imirimo. 18. Ngo ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, njyewe mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. Kwizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo barabyizera. Ibyo nabo barabyizera. Najya mbwira ngo n'abarozi bazi ko ari Imana iri hejuru yabo, abapfumu abakonikoni bose bazi ko ari Imana iri hejuru yabo. Uko kwizera abantu bose barakugira. Yesu ashimwe cyane. Ujya kwiba aravuga ngo ntibamufate ngo Mana umfashe. Uwo muntu se ntabwo ntiyizera ko hari Imana iri hejuru ye. Yesu ashimwe cyane. Ngo ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera. Ngo bagahinda imishyitsi, ngo banahinda n'imishyitsi. Ngo wa muntu utagira imirimo we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Mbese sogokuru Aburahamu ntiyatsindishijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko no kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Iki cyanditswe ngisoma buri wese acyumve cyane. Yesu ashimwe. Mushobora no gutamukongera mukagisubiramo. Ni Yakobo 2:14. Ngo kandi kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye, nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanyiriza no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Haleluya! Iyo si challenge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ko umuntu ushobora kwizera gusa akarekera aho ngaho, hari ikintu ugomba gukora. Yesu ashimwe cyane. Mubonye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo, umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Yesu ashimwe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Uku kwizera twizeye kugendana n'imirimo. Haleluya! Haleluya! Birakwiye ko tumenya Imana tukongera tukayisobanukirwa. Yesu ashimwe cyane.
niyo mpamvu Yesu yaciye umugani ngo turaza ibyo tubwirwa tugahita tugenda bikaburira amaho. Ariko birakwiye ko dusobanukirwa cyane, tukongera tukamenya, tukongera tugashaka kumenya. Haleluya. Tugakura igitutsi ku barokore ngo barokore n'injiji. Barokore mbere batarafunga imisozi abantu barasengaga cyane mu misozi hirya ahantu hatandukanye, ariko resulta ugasanga umuntu arasenga ariko ntago uri kubona umusaruro. Ese biterwa n'iki ko umuntu asenga cyane ariko abura umusaruro? Yesu ashimwe. Hari ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya, ngo nimumenye ukuri kuzabatura. Bujye uvuga ngo hari ukuri utazi kandi wakamenye kwakakurengera. Haleluya. Kuko gusenga kwa nyako n'ugusenga gufite ishurirwa. Ushobora gusenga cyane ariko bidafite ishurirwa, nturase ku ntego, nturase neza ahantu mu cyico. Yesu ashimwe cyane. Gusenga kwa nyako n'ukumenya guhishurirwa, ukamenya n'uwuhe mwuka ndakubita hehe, ndarwana gute, urugamba ndarurwana gute, ukayoboza Imana inzira. Haleluya. Kera bajyaga ku rugamba bakicara bakabanza bakayoboza Imana inzira. Igihe cyose uzakora ikintu mu kutamenya uzakuramo resultat negative. Haleluya. Imana yaduhaye ubwenge, ishyira ubushobozi umwana w'umuntu cyane, kugeza ubwo ntabwo ibintu byose bigoma ngo ibintu byose tuhomere tubaza Imana tuyibwira ngo izi bikore. Yagushyizemo ubushobozi. Ijya bavuga ngo tureme umuntu ase nabi tumuhatware. Imana yashyize umuntu mu burenganzira, autorite, imushyiramo ubushobozi, imushyiramo imbaraga, ikintu cyose washaka wakigeraho. Ariko Satani ari ukuntu ajya ariganya abantu, akaturiganya. Buriya Satani agira amayeri. Agira amayeri. Uyu mugabo niyo mpamvu mukwiye kuba muri ubuzima mufite ubwenge bwinshi, niko Yesu yavuze. Haleluya. Dufite ubwenge bwinshi. Hari ijambo rivuga ngo buri wese ajya ahora asaba Imana ubwenge, kuko Imana ikorana n'abanyabwenge. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga ngo ubwenge ngo buruta intwaro z'intambara. Bivuze ngo ubwenge bufite, niba burusha intwaro z'intambara kandi muzi ko intwaro muzi akazi zikora, bivuze ngo ubwenge bufite ibintu byinshi bwashyira ku murongo cyangwa bwakemura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana rero ishaka ko tugira ubwenge. Imana ishaka ko dusobanukirwa. Niyo mpamvu yavuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwanjye. Mushake gukiranuka kw'Imana, mushake ibyo umwami ashima, ibyo yanga, ibyo akunda. Dushake Imana. Haleluya. Twe kumara umwanya dushaka inyongezo, nubwo ibyo byose arabizi ko tubikeneye. Yaravuze ngo ibyo ndabizi ko mubikeneye, ngo nimukiganyire ngo muzarya iki, muzambara iki, ngo n'uturabo two ku gasozi ngo nzi uko tugomba kubaho, ngo kandi ngo utwo ntago ngo utwo turarimba kurenza Salomo. Bibiliya ifite ikintu ibintu byose bivugaho. Haleluya. Ngo ntimukiganyire ngo muzarya iki, muzambara iki. Iyo Imana ibona uri kubisaba, iri kubona uri kuruzinga time, kuko Imana ibizi ko ibyikubikiye ari byinshi mu isi y'umwuka. Ikeneye ko tuyimenya, ikeneye ko duhishurirwa iby'ubwami, dukeneye ko dusobanukirwa cyane. Haleluya. Tukava ku rwego tukagera ku rundi, nibwo tuzakorana n'Imana. Haleluya. Niki gituma abantu basenga cyane ntibasubizwe? Ni kwa gusenga kutamenya. Navuze ngo Satani amayeri agira, ariko Satani ni kuragira amayeri. Murebye ukuntu yagiye agatera amasomo Eva, mwahita mubona ukuntu Satani agira amayeri. Imana yiremeye abantu, ibahaye condition, ivuganye nabo mu bantu bashyizemo ubushobozi, ariko Satani ugira amayeri. Satani ujya uza akigisha umuntu wese akamutera amasomo. Kuri buri situation yose Satani ujya umenya ngo hari umwuka uri hafi uri bukukurwanya. Yesu ashimwe cyane. Yaramwegereye ngo harya ngo yaravuze ngo Imana ngo ni muri uru rubuto ngo ni murya ngo kuri iki giti ngo bizagenda gute. Nawe aramubwira, agira amayeri cyane uriya mugabo. Azajya gutera amasomo atuma ufata imyanzuro idahwitse. Igihe cyose rero birakwiye ko tuba maso. Agira amayeri. Yarabaganirije, aramushuka uriya mugore, aramukonvenka, ibitekerezo arabihindura. Ibaze kumuhindu. Satani buri arigereranya n'urwanya umuntu, ujye umenya umuntu urwana nawe, ntukabifate nk'ibintu bisanzwe. Ujye umenya ko agira amayeri. Wowe utarahangaye Yesu uvuye muri 40 jours akamusanga, ibaze umuntu utaramuhangaye. Noneho Yesu anamutsinze aravuga ngo guteza ikindi gihe. Birakwiye ko twambara imbaraga z'Imana, birakwiye ko tubanye intambara, birakwiye ko duhaguruka tugahagarara. Imana ibona dusaba ibyo bintu byose birayibabaza. Iravuga ngo abantu bazabo abaribo bazi ko abantu bakomeye, abatambyi b'ubwami, ishyanga nitoranyirije, abantu natoranyije kugira ngo bamaze ishimwe ry'abahamagaye, bazi ko ari ibikomangoma, bazi ko isi ari yabo, bazi ko ubutware bwose buri muri bo, bazi ko icyo bategeka cyose kiba. Iyo Imana wamaze kwisobanukirwa hari ibintu iguha utakirwana nabyo.
ariko igihe cyose Imana ibona itaragushyikira, igihe cyose Imana ibona utaragera ku kigero gifatika, hari ugusitaragoringa gukomeye cyane. Haleluya. Umuntu agasenga cyane ariko adafite guhishurirwa. Navuze ngo amayeri ya Satani ntabwo azabona ko utagisambana utakibaho ntakujyaneyo. Ubwo usenga amasengesho adafite imirimo, Bibiliya yatubwiye ngo kwizera kudafite imirimo nta kintu gukora. Haleluya. Ugasenga bikarangirira aho ngaho. Gusenga kwa nyako ni uguhishurirwa icyo ugomba gukora. Haleluya. Birivuga barahawe Aburahamu ukuntu yatanze umwana we. Hari ibintu Imana yagiye itwereka ko Yesu ajya gukiza uriya muntu wari impumyi agatoba akonda akamukoraho, byari byoroshye ko amutegeka akamubwira ngo genda. Hari n'ijambo badusomeye rya Elisa amubwira ngo banza ujye koga, genda ujye koga. Afite kwizera ariko yongeye kumubwira ngo genda ubanze woga inshuro zingahe, ko atategetse ngo ndategetse mu butware mpabwa n'Imana, humanuka uhita ugenda. Yesu ashimwe cyane. Muri ubu buzima birakwiye ko dusobanukirwa tukamenya. Mu gusenga amasengesho uburyo bwose, yasengana ubwenge, yasenganye gushaka gusobanukirwa, yasengane kumenya. Urasenga urasaba amafaranga ugasenga cyane. Gusenga byaguha imbaraga n'amavuta, ariko biraguha amafaranga gute? Kuko iyo mushaka amafaranga y'ibitangaza, nibyo bituma abantu batuburira abantu hanze hano bari guteka imitwe. Pawulo yaravuze ngo udakora ntakarye. Abantu bashake gukora, senga ariko utarekera aho ngaho. Senga ukoresha ibitekerezo n'ubwenge Imana yaguhaye, bifatanye byose kugira ngo bigire umumaro. Yesu ashimwe. Haleluya. Umuntu akicara ubuzima bw'ibitangaza, kandi Imana ishaka ko dukora, ishaka ko tuba abanyabwenge. Ukicara ugashaka ngo ibintu byose ngo bimanuke, ngo ngenda ndashaka ngo Mana, nk'urugero uri kwiga, ngo ndashaka kumenya Icyongereza. Ukiga ugasenga amajoro n'amanywa kumenya Icyongereza. Kuki udatera intambwe ngo ujye kugura ibitabo byigisha Icyongereza, wige kukivuga, ushyira amaradiyo usome? Muri make tera intambwe ugira ikintu ukora. Gira kwizera wongere ikimurimo. Kwizera kugendana n'ibikorwa. Yesu ashimwe. Urashaka perime, bya gukora provisoire, ushake amategeko, ikintu cyose ushaka area yose. Aha, ikintu cyose muri ubuzima ushaka gifite uko gerwaho nuko gikorwa. Niba ubwami bw'Imana burimo ari amahame, niba ijambo ry'Imana ari ubuzima ririmo buri kimwe cyose, kuki dushaka kugondoza Imana? Kuki dushaka ni handi nyine ushobora gukomeza ugasenga, ariko Imana ishaka ko dukoresha ibitekerezo byacu cyane, tukiyungura kumenya. Wisenga gusa, gira ikindi kintu ukoresha ubwenge bwawe, wumva hari ikindi kintu ushaka, wumva hari ikindi kintu wakora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwihangane ndi kubabwira amagambo akomeye, ariko mwihangane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikintu cyose wumva ushaka kugeraho, gira ikintu ugikoraho. Haleluya. Urashaka umugisha, jambo bango gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Yesu ashimwe cyane. Gira ikintu ukora, gira ikintu wikuraho. Aburahamu yikuyeho umwana we, nta kindi kintu atekereje, ngo ibitaye muhanyiriza. Imana itimuha byinshi. Rekura, fasha abakene. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ritubwira ukuntu inshuro zo gufasha abakene hariho n'imigisha myinshi cyane. Umuntu agashaka gutera imbere, arashaka umugisha ariko ntawe ukorera. Nese uzizana gutyo gusa ngo wizeye. Kwizera Yesu gusa, ijambo ryatubwiye ngo kwizera agomba kuba gufite n'imirimo. Ugomba gusenga unakorera Imana. Ugomba gusenga utekereza ku rugo rwawe, ukorera urugo rwawe. Ugomba gutekera. Bibiliya iratubwira kuki ijambo ry'Imana ryagiriye abagore inama ngo uwo mugabo wawe uhora usengera wenda ngo akizwe. Ngo ese kuki utamwerera imbuto? Ubwirwa n'iki ko izo mbuto atari zo zizatuma akizwa? Urashaka Imana imuhindure kandi ntumwerere imbuto. Wowe ntuhinduke kandi ugashaka wahinduke. Uramurakarira, uramwereka kamere nk'iz'ubupagani kandi ugashaka ngo ahinduke. Senga wizeye ariko unakora n'ibikorwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ushaka gukorera Imana, urashaka kugera kuki? Ni icyo uri gukora kijyanye n'icyo kintu umva ushaka kuzageraho. Yesu ashimwe cyane. Birakwiye ko ikintu cyose ushaka kugeraho, intebe ushaka kugeraho, buri nzego, buri rwego rwose, buri rwego ntago umuntu ajya abyuka ngo apfe kurugeraho. Habaho amastage ku bintu byose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yaba n'akazi, yaba n'amabusiness, yaba n'imirimo isanzwe. Muri business niba wumva ushaka kuzacuruza, shaka abacuruzi babazi ibintu byose, igakumenya amakuru kuri buri kintu cyose ushaka. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome hano mu Migani 3:1. Haleluya. Satani ajya dushuka
ariko birakwiye ko tumutsinde ko Kristo yaduhaye ubutware n'ubushobozi. Haleluya. Ngo turabatsinzi no kurutaho, turabatsinzi ngo no kurutaho, bivuze ngo uri umuntu udasanzwe. Haleluya. Imigani 3:1 haravuze ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha ndavuga ngo mujye murinda imitima yanyu cyane, kuko na Satani yayobya umuntu ashobora kukuyobya ugakora amafuti. Ntandi navuze nk'umuntu uri gusengera umupati nawe ngo akizwe cyangwa ahindukire, ugasanga uri kwangiza ibintu byinshi kandi ukabyangiza mu izina ry'Imana uri no gusenga cyane, ugakora amakosa menshi kandi witura izina ry'Imana. Niyo mpamvu bikwiye ko buri wese arinda umutima we. Haleluya. Turimo turigishwa kwizera Kristo wenyine, ariko umenye ngo amategeko y'ubwami, umenye ngo iby'ubwami bw'Imana bifite uko bikorwa. Iby'uru rugendo ntabwo ibintu by'Imana ari muri ntabwo ari muri se, ntabwo ari ibintu umuntu apfa. Buriya agakiza n'ubuntu, ariko ibindi byose ni sacrifice. Mwari mubizi, agakiza aragatanze ku buntu, ariko ibindi byose ntabwo ari ibintu bizaza kuko ikubitaho nk'uko ubitekereza byoroshye, ntabwo ari ibintu uzanyerera ngo ugwemo byoroshye. Igihe cyose utazashaka kumenya uko amategeko n'amabwiriza muri urugendo rw'ubwami bw'Imana, mu mikorere y'ubwami, ibintu byose bifite uko bikorwa. Haleluya. Ibintu byose bifite uko bikorwa. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo, Yosuwa, ntuzarore kubihamisha akanwa kawe mu gitondo nimugoroba, kugira ngo ubashishwe byose mu nzira zawe uzajya hose. Ntuzarore guhama ibiri muri iki gitabo. Yesu ashimwe cyane. Kuki se azabashishwa ari uko yabanje gutekereza no gushyira ku mutima no kwatura no kugendera muri aya magambo y'Imana, nibwo azabashishwa. Kandi nubwo ari Imana imuhaye kuyobora, si Imana imushyize muri uriya mwanya, ariko hari bizamubashisha. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ngo ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakurinda imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Bizakurinda ngo ibi byigisho mwana wanjye ubikomeze, bizakurinda. Ndongera kwinginga buri wese mu mwanya ugira, gira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kubera ko ibintu byose niho biteretse. Haleluya. Uko uhirimbana uza gusenga ukumva uraryohewe, gira n'akanya ko gusoma ijambo ry'Imana, kuko niho hantu Imana ihura n'abantu bayo. Niyo uvugana na uyu ni umutsima utera imbaraga. Iyo usoma ijambo ry'Imana urakomera, ugwiza imbaraga z'umutima. Hari hishurirwa, hari ubuzima buba mu ijambo ry'Imana, hari ubuzima buba muri iri jambo. Niba utagiranye umwanya na nyiri jambo, uzi ko uzakomezwa n'iki, uzayoborwa n'iki, uzafashwa n'iki. Ngo ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Nutariho umwanya uzabashwa n'iki muri ubuzima, kuko buri situation yose ducamo ijambo ry'Imana rifite icyo rivugaho. Si abantu bakora amadivorce ya buri munsi, ijambo ry'Imana rifite icyo ribivugaho, babyemera batabyemera. Ubuzima bwa buri munsi bwose, yaba ari ubw'abatambyi, yaba ari buri muntu, buri rwego rwose rw'ubuzima. Haleluya. Buri ntambara urwana nazo zose, ijambo ry'Imana rifite ikintu rivugaho. Niyo mpamvu Imana yihanangirije Yosuwa. Singiye kubivugaho, ariko ijambo rivuga ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ngo ahubwo umutima ukomeze amategeko yanjye. Ijambo ry'Imana hano rivuga ngo uwumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, ngo meze nk'umuntu urebera mu ndorerwamo yarangiza akibagirwa. Ibintu byinshi cyane bituma ijambo ry'Imana, kandi Satani mission ye nukuza kwiba icyo kintu. Uvuye aho unezerewe agahita gutangira kuganiriza kugira ngo akwinjize mu wundi mwuka. Murinde imitima yanyu. Noneho kaneho haravuze 4:23 ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Niba ari ikintu gikomeye warinda gikomeye cyane gifite imbaraga, no kurinda umutima wawe. Iyi mitima yacu ikwiye kubungabungwa cyane. Haleluya. Satani araza agatera ibitekerezo bigahereza umutima ugatangira kubigenderamo, ugahita ubyakira. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo murinde imitima yanyu kuruta ibintu byose birindwa, ngo kubera ko ari iby'ubugingo bikomoka. Ibintu byose umuntu akora n'imyanzuro afata biragenda biva mu mutima we. Nta muntu ugwa mu gitondo kimwe ngo ahita agwa. Uriya muntu arabanza akabyakira. Biravanga uko utekereza ni kure. Ibitekerezo byarabanza akakurasa mu bitekerezo, ugahita uhereza umutima ukabigenderamo. Abantu benshi bayoba bakadefanda amakosa yabo, baba baramaze kubyakira bagahita babihereza umutima bakabigenderamo. Kuyoba kose umuntu agira, kandi aba yumva ariko kure. Uzi ko umuntu ajya yoba akanuye areba adasinziriye, afite ubwenge, ari umuntu w'umugabo cyangwa umugore cyangwa
ntago kuyoba bisaba ngo usinzire. Niyo mpamvu ngo murinde imitima yanyu kuruta ibintu byose birindwa, kubera ko umwanzi arahaterera hose, arahaterera. Muri Yeremiya haravuga ngo umutima w'umwana w'umuntu ngo urarwaye ngo imitima yanyu ngo urarwaye ntiwizera gukira. Reka naho tuhasome niruka. Turinde uko dutekereza, turinde imyanzuro dufata. Buri situasiyo yose y'ubuzima tugiye dutekereza icyo ijambo ry'Imana rivugaho. Haravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Imitima yacu ntidushuke, imitima yacu ntidushuke kugira ngo utagwa mu moshya. Haleluya. Ibintu byinshi bizashaka kugucomora, yaba ari mu rugo rwawe bizahera mu mutima wawe. Ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Imyanzuro ufata wumve ko umutima utarimo uragushuka. Haleluya, haleluya. Mureke tugire kwizera gufite imirimo, kubera ko nuriya muntu ukora kwizera gusa umutima uba wamaze gushukwa, aribeshya. Uzi ikintu bita kwibeshya? Uzi kuganiriza umuntu ufite amakosa ubona ko ayafite akakurusha uburakari, ukamucyaha ukamugira inama akakurusha uburakari, uriya muntu umutima uba wamushutse. We baraguhanura barakubwiye ngo urugo urimo si urwawe ukarusohokamo. Umutima urusha ibintu byose gushukana, nawe ukabyemera ko kukarusohokamo urumazemo imyaka, wirengagije iki ijambo ry'Imana rivuga ku bubatse cyangwa rivuga ku ngo no kwihanganira ibintu byinshi cyane. Yesu ashimwe. Ugafata imyanzuro ijyanye n'uko umutima wagushutse, ukagira ngo niko kuri. Ntabwo ibyo umuntu yibwira n'imyanzuro afata ariko kuri. Ariko nidufata amagambo y'Imana, amagambo y'Imana tukayagenderamo, azatubera itabaza ry'ibirenge byacu. Buri situasiyo yose uko uri gushaka kurwubaka, buri situasiyo yose muri ubu buzima, buri kintu cyose ijambo ry'Imana rifite icyo rivugaho. Ntabwo aya magambo twavuga ntabwo tuyarangize, ariko buri wese arinde umutima we gushukwa. Haleluya. Twabonye abantu basenga cyane ariko rezilita zikabura. Icara utekereze kabiri, wibaze icyo gukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibaze uvuge ngo ese ni iki kintu. Buri umuntu ahagurutse agatera intambwe, Imana bituma ikuganiriza ikubwira. Buri Imana ishaka ko, sinzi impamvu Imana itagiforusa abantu cyane ngo yinjire muri myanzuro yabo, muri gahunda zabo. Wowe iyo uteye intambwe nibwo Imana ihaguruka. Iyo uhagurutse ugatera intambwe hari ikintu Imana ikora. Nimwibuka ababembe batera intambwe, Imana igakora ikintu gikomeye, ikazana intsinzi muri Isirayeli. Bicaye ahantu baribwira, baricara ati rero nitudahaguruka turapfa, nituguma byose n'ugupfa inzara itwiciha, tugende batwica ariko twagiye. Rero igihe cyose mu gutera intambwe kwabo, igihe cyose ntukajye wemera ko ibintu bireberera ubireke ngo byakire ngo nuko. Haba hari impamvu ya buri kimwe cyose. Sobanukirwa ngo ibintu urimo ni ubushake bw'Imana, ni umwuka wawe. Sobanukirwa umenye amakuru y'ikintu kijya mbere. Yesu ashimwe cyane. Ntukemere ibinyoma biri hano hanze byinshi cyane ngo bitware. Gira ijambo ry'Imana wubakiraho ugenderaho umunsi ku wundi, riyobora ubuzima bwawe. Haleluya. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Imana ibagire neza.